ikaze mwese muteze amatwi muri kutureba bari mu ntara zitandukanye z'igihugu, amajyepfo, amajyaruguru, burasirazuba, burengerazuba n'umujyi wa Kigali. Nanjye mubona kuri kamera nitwa Post. Hanyuma iyi ni GT Entertainment Hub, ni televiziyo ikorera kuri murandasi, televiziyo ibagezaho ibintu byinshi bitandukanye, ibiganiro by'iyobokamana, ubuzima busanzwe, tugasesengura, tukicara, tukaganira, tukigishanya, tukungurana ubwenge muri rusange. Cyane ko isi kuyibamo bisaba kugenda dusharinga experience, tuganira ku by'ubuzima, ukavuga ibyo uzi, nkavuga ibyo nzi, kugira ngo tubashe kuyibamo neza kandi tunakiranutse ku babyemera, kuko isaha ku isaha ushobora kubyemera cyangwa utabyemera, byose ni ibyawe, nta kintu bitwaye, ariko isaha ku isaha twayivaho. Niyo mpamvu tugenda twisunga abaturuta tungana se, kugira ngo tubashe kuba twaganira, badusangize kuri experience. Nk'uko nkunda kubivuga, abantu bakuru ntabwo baturusha ubwenge mu by'ukuri, ariko baturusha experience y'ubuzima, ibyo baba baragiye bahura nabyo mu buzima. Ntabwo barusha ubwenge? Uko kuri ntabwo baturusha ubwenge, ahubwo baturusha experience. Baturusha experience, kuba ubwonko bwabo buba buri strong kuturusha, kubera ko ubwonko bukomera kubera ibintu bigenda bibwinjiramo uko biba byinshi, uko ugenda uteranya situation yanjye n'iyawe uko uyimenye, nicyo gituma umuntu aba ushyitse ku rugero rukwiriye. Iki kintu nirinze kugira ikintu nyivugaho, abantu muri comment bazatubwire. Abantu bakuru koko ntabwo barusha abatoya ubwenge? Abantu nkeka ko ari icyo ngicyo babarusha icyo bita ni experience. Mu magambo make ni experience, kubera ko umuntu mukuru uko amaze kubikubwira aba afite isomo ry'ubuzima bwe. Uretse isomo ry'ubuzima bwe, ibyabaye kuri murumuna we, ku bashuti be biganye, ku bandi ku ruhande bose, ayo masomo rero yateranyije niyo agenda agatuma ubwonko bwe bukomera, akaba ashobora kukugira inama, ashobora kukubwira ati waca muri izi nzira. Costa, ubwenge ntabwo bukura? Ubwenge burakura, ariko ubwenge nubwo bukura, ubwonko bwo capacity yabwo ntabwo ihinduka, ahubwo wenda bujyamo biriyongera. Badufashe pe, badufashe, kuko ubu ngubu ubwenge umwana w'imyaka 3 afite nibwo ufite. Oya, ariko impamvu ubwira ngo okay ntabwo bukura muri urwo rwego. Ubwonko bukura mu rwego rwa capacity, ariko mu bushobozi ntabwo bukura. Capacity ni iki? Capacity tuvuge hari ni volume, yongera volume yabo. Mbuze ukuntu bisobanura mu Rwanda, ariko ni volume yongera, kuko kubera ko umwana w'umutoya aba afite umutwe muto, urumva space ubwonko butwaye mu mutwe nigenda yiyongera. Ariko Costa, sinzi icyo nabivugaho, ariko ntekereza ko uko nyine ubunini bw'umutwe uko bugenda bwiyongera, n'ubunini bw'ubwonko burimo bugenda bwiyongera. Si bashaka kuvuga hari? Oya, impamvu hanyuma urumva ikintu gikingana wenda na santimetero 2 cyakora cyangwa kigakora ibingana n'igifite santimetero 20. Kugira ngo byumve n'abari kutureba baze kudufasha, reka ngo urugero rutoya. Hari icyo bita IQ bajya bapima, sibyo? Ufasha umwana w'imyaka 3 ugafata n'umwana w'imyaka 3 ugapima IQ zabo, ntabwo bikubuza kubona ko umwe afite ubwenge bwinshi kurusha undi kandi afite imyaka 3. Ubwo bwa bwenge bwinshi rero. Urumva ko rero ntabwo bisaba ko ubwonko uri mukuru cyangwa kugira ngo bigaragare ko ufite ubwonko bunini. Dufata ko wenda tuvuge ikinini cya malariya. Ntabwo navuze uburega. Icyo narimvuze ubwenge ko nyine burutana. Burarutana tutitaye ku kigero. Yego. Rero iyo tugiye ku kigero, abantu bakurikiye umuturusha tugomba no kwemera nuko muturusha experience y'ino mwana agiye munyuraho. Iki kintu rero ikintu tuzakibaza abahereye ku specialiste, ushobora kuba bazi ibintu neza mu buryo bunonosoye, hanyuma tubaze n'abantu bakuru ndetse n'abadukurikiye kuri ekara zabo, bitewe no buri muntu aho arebera. Nyabuneka muzatubisobanurire, mudufashe kumva ibi bintu. Ubwenge, ese ubundi ubwenge n'ubwonko butandukanye? Ubwenge n'ubwonko kimwe gifasha ikindi kubaho. Kimwe ukumva ubwonko aka nako nakandi buzafasha ubwonko, ariko harimo challenge gato. Ubwenge n'ubwonko
urumva ubwenge buri occupied mu bwonko. Noneho aho ngaho wabwira urananshubije uhakura ubwonko ntabwo hakura ubwenge. Hakura ubwonko niyo ya space nakubwiraga yongera yavura. Okay, iyo ni challenge ariko mudufashe muri kome katutekereza ubwonko n'ubwenge bitandukaniye mwa bantu. Nyabara akakantu nako kwibaza. Akakantu muzadusobanurire. Ubwonko n'ubwenge. None se bapima IQ bapima iki? Ntabwo mbizi. Bapima ubwonko cyangwa bapima ubwenge? Voilà, bapima ubwonko I think. Ntabwo mbizi. Reka tubibaharire. Abaganga aba specialiste batandukanye abantu mu bizi ibi bintu kuturusha. Ubwenge n'ubwonko bitandukaniye he? Iyo bapima IQ bapima iki? Bapima ubwonko. Bapima ntabwo bapima ubwonko kubera ko ubwenge bupima bate? Ubwenge sibyo? Ubwenge bupima bute? Ubwenge urugero nshobora ariko nabwo harimo challenge. Urugero ngiye gutanga nsanzwe rushobora kuba harimo challenge ariko nacyo reka ndutange. Buriya tubajijwe aka kanya hari umuntu tungana nuko bashobora kutubaza wenda gukora imibare runaka nkeka ko no mu bizaba batanga nibyo babirimo kugira ngo bare umuvuduko wo gukora ikintu runaka. Icyo se gishobora kuba kigaragaza ubwenge se? Batubwira ariko ndakeka ari uko nayi ngendirinze mudufashe. Hanyuma uyu munsi iyo ariko sunana nakwakiriye ariko muramuzi ni mame wacu dukunda kubana mu biganiro bitandukanye tuganira nyine ku by'ubuzima nawe babwiye kandi ababwiye ko ubuzima kubera ko twaganiriye twasharinze ibibera hano ibyakubayeho ibyambayeho hanyuma bigahumuriza bamwe bikihanganisha bamwe abandi bakabikuramo isomo. Yego twirengagiza icyo rero ndabasaba kugira ngo muze kudufasha turebe koko ibyari byo. Ubutaha ninzi nzabanza nsome comment ndebe ngese koko mwabyitayeho hanyuma tunarebe koko wigiza nkana upima IQ apima ubwenge cyangwa apima ubwonko. Yego uyu munsi rero tunatarutse abadukurikiye nitwa Jeanne mami nyine nk'ibisanzwe. Imana ibahe umugisha tunejejwe no kubana nawe. Yego hanyuma uyu munsi bareba ahantu banyicaje ndabona ari sawa harakaye ni sawa cyane rwose bituma n'ubwonko bugenda bukora neza kurushaho. Wazanye muri IQ kugira ngo IQ ibiri ku murongo ushyitse rwose. Kibazo twabewe yari kugira ngo abantu badukurikiranye nibyo byiza ko baraza kureba ikiri gukora icyo ari cyo. Baraza kureba ikiri gukora ikiri kwinjiramo akayaga icyo ari cyo. Araryoshye. Uyu munsi rero ninateguye ko tuvuga ku ngingo ivuga gutya. Muri societe tugenda duhura na challenges zitandukanye. Urumva hari ikintu twita iyobokamana. Iyobokamana bura ni ikintu kigari ndakeye kubizi. Tutitaye ko hari amadini atandukanye ariko amenshi atuyobora ku nzira imwe buriya. Nubwo rimwe na rimwe tubishwaniramo ugasanga bamwe ntibumvikana na bano ntibikwiriye nyine twese turi mu nzira igana hamwe. Akaba naho hamwe batubwira ngo bimwe ni amayobera hagatifu bitandukanye. Yego ndashatse kuvuza turamushuje ariko nanjye n'abandi turabasuje nyine biwabo bose. Ariko nanjye hari ibibazo urajya nibaza ari no mpamvu mbwira ngo tuba dufite umugisha no kubona kuganira n'abantu bakuru mu iyobokamana cyangwa se no mu buzima kubera ko tubihuza n'ubuzima busanzwe. Hari ikintu abantu bakunze kwibazaho nashobora guhera kuri iyi statement nzanayishyira muri description y'ikiganiro nibaza ngo ese Imana koko irebera ku butoni cyangwa iratonesha? Mbere yuko tunatangira ngo ikintu kubazaho iyo kintu ugitekereza gute? Imana ireba ku butoni ibera ku butoni se baravuga ngo ireba ku butoni ibera ku butoni ako nako abantu bazakatubwireho. Hari n'imbato bose babireba bavuga ngo nubwo Imana itarebera ku butoni iratonesha. Reka tube twumve ngo ijambo gutonesha ni iki. Ubundi gutonesha bisobanura iki? Gutonesha wenda n'ikinyarwanda cyanjye n'igicyamunaza kunyihanganira ariko uramfasha abadukurikiye baramfasha. Ukuntu mbitekereza gutonesha ni uguha umuntu ibirenze ibyo yari akwiye ukabirutisha
undi nyine okay urugero nkunda gukoresha ingero kubera ko hari igihe bimwe kubisobanura byanga. Iyo ufite abana babiri bose ari abanyeshuri urabarira ishuri urumva ni inshingano zawe baranabigombwa nyine barabisabwa igihe ufite ubushobozi ugomba kubishyurira. Igihe tuvuga ko watonesheje ni igihe warengeje ku byari inshingano zawe ariko wabikora ntubikorere undi. Sinzi niba uri kumva icyo abikorera umwe kurusha undi. Sinzi niba uri kumva icyo kintu. Kandi abo bana bose bagombye kureshya. Bose bagombye kubona ubishyurira ishuri kubera ko ni inshingano zawe. Noneho wowe ukarenga ibyo ukamukorera ibiri hejuru yo kumurisha umwe muri abo undi ukamwihorera kandi bagombye kuba bafite amahirwe angana. None se ukurikije reka tugende muri uwo mujyi wowe ushaka cyangwa se wowe uko ubyumva sibyo? Umubyeyi watonesheje umwana umwe undi akamurika buriya nta mpamvu iri hari ifatika ku giti cye cyatumye akora ibyo bintu. Impamvu nkeka ko ishobora kuba ihari, ashobora kuba wenda amubonamo ubwenge akamukunda akavuga ati umwana wenda ni ufite ubwenge, cyangwa se ashobora kuba amwubaha ari wa mwana atuma kumva, ari wa mwana wabyumva. Hari n'ukuntu umwana aba yihuriza n'umubyeyi pe, ashobora kuba amugisha inama amwumvira, ibyo bigatuma urukundo rurenga kurw'uwa mbere. Kimwe nuko ashobora kumukunda completely nta kintu umukunde ahubwo akaba ari kuvuga ngo ni umuntu nyine akamukunda. None se wemera yuko hari n'umwana ushobora gutekereza ko muri ya myumvire ipfuye cyangwa se icumbi agatekereza ko cyangwa agakeka ko bakunda mugenzi we kumusha kandi wenda hari impamvu zifatika wowe adashaka kwitaho? Urumva hari akandi kantu mu Kinyarwanda bavuga ngo amaso buri gihe abona icyo agambiriye kubona n'amatwi akumva icyo atumwe kumva, ibindi bikanakurura byishyira. Uwo mwana ashobora kubibona atyo akababona batonesha mugenzi we wenda atari nabyo, ariko mu by'ukuri hari igihe biba ari byo. Reka tugaruke ku Mana rero. Ese koko Imana hari abantu itonesha? Wigeze ubona aho byanditse muri Bibiliya? Okay, wenda ntabwo turabasesenguza cyane nkanjye ndi na muto, ariko nuko bitanditse muri aya magambo baravuga ngo Bibiliya ni igitabo kigari ni inyanja, ariko hari amagambo abihuza neza ukabona koko nibyo. Nk'iyo bavuze ngo abanjye nabamenye kera, Kisi n'ibyo byo uko cyumva neza. Abanjye narabamenye. Erega ubundi kugenda nawe gake kugira ngo uze kubona aho mpera ngusubiza nawe ubwawe ushobora kuba watangiye kwisubiza. Kugira ngo n'abandi babyumve. Nimba bavuga ngo abanjye narabamenye kuva kera. Ni ukuvuga ngo twe twagiye kuvuka b'Imana ibazi. Sibyo? Abo yita abayo n'abayo. Abo yita bayo kuri bari ngo hari ibihumbi 200 bitapfukamiye mu gihe uzarabashwe no kubona iyo nindi yego nyine yarabaje kubona ko abantu bose bari gukora ibyaha. Imana yabwiye ngo giye mfite abanje nibikiye ndabafite ntugire ngo niwe wenyine abanje nitoranyirize oya nigo yaravuze ngo itabanje oya ubundi se ab'Imana n'abahe banzu usobanukirwe uvuge ngo ab'Imana ni bandi. Yesu baramubajije ngo n'ubu baramubwiye ngo bene so na mama wawe ibintu nk'ibyo bari kugushaka, arababwira ngo bene abo dufite dupfana cya hafi nabo ni bande ubundi. Ibi rero mwabonye ko natangiye mfite Bibiliya ndabizi ko biraza kugira ariko nanjye ab'Imana ni bande cyangwa se icyo gihe ab'Imana yavugaga ni bande. Ab'Imana ni abagendera mu mahame yayo, ni abayikunda nkunda bankunda. Oya ntabwo ari cyo yego abantu badukurikire bazaba bivuga bimeze bityo. Nareka ndakubwira ngo umubyeyi ashobora gutonesha umwana we wabyivugiye. Ndakubaza ngo ese nta mpamvu ishobora kubifatika ituma uyu mubyeyi atonesha uyu mwana? Nanjye nabwo impamvu ishobora kuba ihari kimwe nuko itaba ihari. Idahari ubwo yabingana uruhu. Hari impamvu ingana uruhu ariko ruba ruhari. Oya ariko oya urabona nubwo ari akantu gato cyane ariko karahari. Umutego ushaka kumva impamvu rero ugwamo
impamvu ntarawugwamo ni uko hari igihe no muri Bibiliya turabizi sibyo handitse ngo Imana iratonesha oya ntabwo narabwiye ngo hari amagambo abatanditse gutyo nyine none kucyusha biravuga ngo ntugabanye ntunongere aha reka nkoresha urugero uzaba dushakira ahantu handitse ko Imana itonesha abadukurikiye badushakira ahantu handitse ko Imana itonesha okay turaza dukoresha ingero ariko reka ibyo tunabyiha reka dukoresha urugero sibyo bajya kwimika Dawidi byagenze gute bajya kwimika Dawidi umuhanuzi yabwiwe kujya kwimika mu rugo rwa Yesayi sibyo agezeyo ahasanga abahungu benshi na papa wabo ababwira ko akeneye uwo yimika nuko Imana yari nyine buvuga mu buryo bwe nuko Imana yari yamubwiye wenda niba yareruye niba atareruye sinari impari simbi ariko icyabaye nuko abo bahungu hajemo abeza cyane uko biri bivuga hazamo abakomeye bize bafite urwego bagezeho mu buzima bwa buri munsi ariko biravango bose arabagaye kaka ko gutonesha urabukambije abantu yego twakabitse ko gutoranya kurebera ku butoni twakabitse tukabika hanyuma umuhanuzi agiye gutaha bimaze kumucanga mu bwonko kuko atareba nk'uko Imana ireba ntanumve nk'uko Imana yumva sibyo agiye gutaha ngo abaze urya mugabo nyir'urugo ati se nta abana bawe naba gusa nta wundi mwana uhari aho turatari muri Bibiliya uko havuga aho turatari kujyana ni byiza rwose uriya musaza yibutse ngo hari akana kabiyo akunga kaba hirya turatari kujyana iyo mu ishyamba mu ntama yego umuhanuzi aravuga ati mwihute mbese n'umwanzi muhagarike mujye kuzana ako kana ndagakeneye kabanze kaze turebe ko atari ko Imana yatoranyije akumvise ko katoranyijwe karatoranyijwe abandi turajugunya gutoranywa no gutona ni ibintu bibiri bitandukanye nanjye umva nyine icyo nakubajije inshinga gutona nkeka ko kugira ngo ishyirwe mu bikorwa harabanza ko itoranya ntacyo nushaka no bifata aho ngaho iyo muri bane nushaka kubifata hitamo umwe abatoranyije arabanza agatoranya agatonesha banza wumve ni washaka ubifata uko nguko ubivuze ariko reka ngwiki yaratoranyijwe aratonesha ese wigeze ubaza impamvu uriya mwana yabaga mu ishyamba wenyine atize ubaza impamvu uriya mwana atabaga mu rugo ariko utekereza umwana uba mu ishyamba ari muto mu bihuru hirya wenyine ntabwo batubwiye ko ari kumwe n'undi muntu yego uriya mwana kubera icyo umwana w'umuntu ise wamubyaye yamutoranije mu bana bose yabyaye bari benshi wigeze ubaza impamvu yamushyize mu ishyamba aho kumushyira mu mpamvu irahari nuko abantu bayirengagiza urangwa niwe ari muto iwabo yari umuherereza umwana w'umuherereza ahubwo ni umwana bucura uzabaza ababyeyi kabucura hari imirimo urane subira kumubwira ninjye mukuru mu rugo reka nitangeho urugero uri mukuru mu rugo urugero ntiyakasa mpari ninjye wasi ariko nanjye ntashobora kumbwira urugero no kuvuma ntashobora kuvuma kubera ko wenda atabishoboye yenda nturabyara sibyo yenda nturabyara yego ariko ni gute uzabaza ababyeyi bose kakana iyo umuntu yabyaye abana barakuze ruriya rugo rwarimo abagara ko mbibona ko mbitekereza ku bwenge bwawe niba umubyeyi yarageze aho abyara abana bakaba bafandi urugo ntabwo urugo ntirwasabaga amazi yego noneho ni gute akana gato kabo kajyanwa mu ishyamba aho imvura ikanyagira buretse aho izuba rikanurirayo aho karari iyo ngiyo ibyo rero ntabwo byari igihano cyangwa kubikora nabi ahubwo mu muco wa kera umuco w'ubushumba byari nyine ibintu bimeze nk'aho ari umuco w'ubushumba hari aho byanditse ko umwana w'umuhererezi ari ujya gushumba ntabwo ariho byanditse ariko se urumva ari gufata umwana w'umufandi umaze kugera kuri rwego akawohereza mu ntama kuki batajyana umwana ku ishuri ariko ntabwo biga bunge nka bucura uwo yabaye afanda atarabyize ariko rero bafite uburyo bwabo bigagamo iyo ngingo ushobora kuyizana gutyo ariko nanjye nshobora kukubwira icyo nshaka kuvugaho ni iki rero icyo nshaka kuvugaho ni uko Imana yigeze kwivugira ubwayo uri kubyumva iravuga ngo mbonye umuntu ufite umutima mbonye umuntu ufite umutima yego uwo mutima utangwa nande umutima rero yawutangiranye kuva kera ngiki cy'Imana yarebaga muri uriya mwana mw'abantu ako karuwe mukambikiye hari umuntu witwa Esawu na Yakobo
yambuwe umugisha bigizwemo uruhare Kuba n'Imana. kuba buretse yego Yambuwe umugisha bigizwemo kubera ko y'Imana ibiri Uretse tuba cyangwa se ibikoresho bya reka tuba Kristo. tuvuga kuri uwo Dawidi manze musoze Eh. yenda sinava ngo ndabishoje Bwana, bizakomeza ni inkuru mbitse ndaza ariko kujya nkivuga ku- tukiri kuri Dawidi ntarahava kuba Imana yareba akarengane k'umuntu ufite umutima muzima ireba mwejo ko azagirira umumaro abantu benshi muri gahunda yayo niyo gituma itamurenganura wowe ukabyita kumutonesha iramurengana. niyo yamutonesha si ikibazo kuko abana b'abantu banze kumutonesha banga kumutetesha Icyo baramutaye iritoragura Icyo kintu iyo uvuze numva nkikunze cyane. Uti gute? kirakuryoheye none Impamvu utonesha rero aho ngaho nibwo uri kwigeramo neza. Ni ukubera iki koko hari bamwe ibyo bibaho ikabatoragurika biyegereza. hari impamvu Hari abandi jugunya ikabihorera. Uwo Dawidi yari akina muto yigeze akorera Imana ariko nari mu rugero rwa Stefano. yego Stefano abantu bose barabatoteje. Kumwe bashobora kuza kuvuga ati ngaho uno uhamya ko asenga Imana yo mu ijuru Uwiteka. Ngaho nuyishyire hariya cyangwa nareka gukuriza amategeko twashyizeho. Nimba bavuze ngo nukuramya umwami uhari. yego Stefano avamo wenyine. Aravuga ati sindamye. yego Mu gihe yari abizi neza ko hashyizweho itegeko ry'uko utarakora icyo kintu aricwa. Igihano cy'urupfu kwari guterwa amabuye. Ibyo bintu byose Imana yarabireberaga. Ibirebera impamvu tuvuga ngo iratonesa n'icyo kintu gituma tubikora mu gihe uwo bita Saduraka, Meshaki na Abedenego banze kuramya igishushanyo umwami yari yashyizeho. Imana irabarokora babanaga mu itanura ry'umuriro. Imana avuga iti ndi Imana ndigaragaza. ushatse kuvuga yuko Imana yatonesheje Saduraka, Meshaki na Oya ntabwo ngo yatonesheje ahubwo Imana n'ubu ngubu iracyatonesha. oya nyine ku rugero wari umpaye Bombi baba bazira kuramya Imana no kwanga kuramya. Wenda hari igihe barushanyo byibajwe, hari igihe ari umwami wiramije, ariko Imana igaragaza ko itoranya. Iryo jambo narikunda pe. Bamwira bakurura ikabegereza wavuze. Iryo jambo wavuze ni ryiza cyane. Umwira mukurira bati reka nkubaze undi kajugunya akarinda apfa. buretse nkubaze ikibazo kimwe ari usanga ukunda no kuba ubaye kure ye bibaye ngombwa ko baguhitisha muri icyo kimwe muri ibyo bibaye Hano gusanga oya ikintu gihari ahangaha mumfashe. abansubiza Birasaba kujya numva cyane kubera ko ari kugenda nega ibitego. nta mutego ni uguteganya kuko ibintu biri clear Ndabyumva neza ariko. byeruye biri bitanyuze ku ruhande Yego. ari ugusanga ukunda bibaye ngombwa igihe cyabyo kigeze no kuguma kure ye wenda harimo distance wizi nyine ko mukominikana ariko ukaba uri kure ye wenda umuhamagara kuri telefone ibintu nk'ibyo ariko mutari kumwe nyine ngo umurebe umubone wahitamo iki kandi ubizi neza ko nawe agukunda. Icyo kimbajije kugira ngo itumbwira ko Stefano yasanze se akanya oya birumvikana ko ari cyo kimbarije. Niyo mpamvu ntapfa kugita nsubiza nari nkomeje ku ruhande rwawe ku ruhande rwanjye. Wenda nubwo ari icyo rero itumbwira ariko nabyo ntabwo bibyumvikanisha ko oya wowe nsubiza ibindi ndabikubwira zinkombajije wenda nategeza ko wahitamo gusanga uwo ubona hafi ukunda uwo nkunda. warumbwiye uti ndabizi ko ariko ujya guhita usubiza wenda uti Stefano yasanze se sibyo. Icyo nshaka kuvuga ahangaha kuri aba bantu bombi babiri batandukanye babayeho mu bihe bitandukanye ariko bose bakunda Imana, bose baremeye Imana, bose bemera kubabarira Imana, kubabara kubera Imana sibyo cyangwa kubabazwa bahamya Imana yabo banze kuyihakana kandi Imana ntiyamurengeye ariko yigeze no kumurengera bamujugunye kirwa ipate. Ariko icyo gihe ntiyamurengeye bamungungu yarakaranzwe pe. None se bamukaranze hari icyo yabaye yarakibaye ahubwo avuga ngo aho Imana umva rero biri ikivuga biravuga ngo mutinye ikice ki ubugingo kurusha ikica umubiri. Ikongera katubwira ngo nta muntu n'umwe ushobora kubona Imana agifite umubiri. Uyu mubiri twambaye iyi housing Imana ni umwuka ikorera mu mwuka tuyibona mu bandi bantu tuyibona mu bundi buryo ariko myambaye uyu mubiri
yavuze ko ntushobora kubirebesha amaso ku yandi. Icyo ni kimwe. Baburetse Aho sindasoje. ndibaza. Buretse gato. Urahambaza ukabike ntacyo bintwaye. Ndagusubiza. Imana imfashe nk'ibisubizo byo kugusubiza. yego Niba yemera ko ngusubiza kandi. Ikintu wari uvuze uravuga uti kuki uyu muntu umwe Imana yamurekuye agataha bose baziraga bimwe undi ikamureka agakomeza. ikanagaragaza izo mbaraga zayo. Bibiri ivuga ngo iki? Iravuga ngo nta muntu ushobora kugeragereshwa ikigeragezo kiruta uko yabasha kukihangana. Mu bundi bwo kiruta imbaraga afite zo kwihangana, zo kukihangana. Ubwo ni uburyo bumwe. Imana ishobora kubona mu mana bwayo, kuko navuze ngo urabizi kwireba kuri ntireba aho tureba twebwe. Ishobora kureba ikabona ejo mu gitondo ibyo uzahura nabyo uzaba wayiretse. Urugero rworoshye. Kandi warayikoreye, kandi n'ukuri wayikundaga, mwibaniraga neza. Ikavuga iti wenda, ubwo ni nk'urugero rw'ibyo ntekereza jyewe, sibyo sinshiye iteka. Ikavuga iti urugero rworoshye, nta muntu urabona yasengaga akennye yakira agahinduka undi muntu. ariko Akanibagirana. icyiza rero cy'ibyo bintu nkunda ni uko biba bisubizanya. Kubera iki aba yasengaga niba Imana ibona agiye kuyibagirwa Oya, kukireka agakira. uretse nyine. Impamvu rero Oya, nuko nkuko uvuze ntabwo ngo Imana yanga umuntu, ariko Imana iha umuntu ubwenge ikamuha umutimanama n'ibitekerezo bizamwibutsa agafata nyamara wahoze hariya kandi Imana niyo hagukuye. none se Yarangiza agafata inzira akabivamo akareka Imana agakora ibyo. Sindagusubiza ngo nsoze. Hari uburyo bumwe Imana ishobora kureba umuntu ikavuga iti rero uyu munsi yarakinyizeye kandi cyazanye Kristo gucungura abantu kugira ngo abageze ku Uwiteka Imana kuri se. Bahinduke barumuna, bahinduke abana b'Imana. Umurimo w'agakiza wo gupfa kwa Kristo, ikintu agakiza kakoze si ukutwita abakristo nk'uko wenda ugiye kugitenga uko mbyumva, ahubwo icyo nibuka ni ukumpindura umwana w'Imana, ni ukumpindura identity. ese buriya Uretse sindasoza ibyo bitekerezo byose byose ushaka kumbaza ubibike. ariko ngiye kuyazana agakaramu. Uretse gato Ngiye kuyazana agakaramu n'ikayi nandike kubera ko Imana ntabwo ishobora kunezwa n'uko ubugingo bw'umuntu buzangirika kandi yarari kumwe nayo neza. Icyo ni icya mbere ngiye ntekereza. Icya kabiri ni uko hari n'igihe bihura n'uko imirimo waje gukora ku isi igihe cyawe kiba kirangiye. imirimo waje gukora ku isi. Ko buri muntu wese aza ku isi, rero byose mu bushobozi n'ububasha bw'Imana ifite na gahunda y'uko ariyo itwohereza ku isi izi igihe umuntu azataha. Ahubwo ikavuga ukibaza ngo niba Imana yarapanze wenda ngo nzataha mfite imyaka wenda 80. Yego. Niki yantumye gukora ku isi? Ikintu nkibaza abantu nanjye ubwanjye nkakibaza, ni iki Imana yantumye gukora ku isi mu myaka 80 yampaye kubaho ku isi? Ngiye sogo nende Ni ukukimenya. iki Imana yantumye gukora ku isi mu myaka 3? Okay. Ibyo ni byiza cyane. Ariko unyemerere Urumbaje uti ndinde wo kubimenya. oya buretse. Ikibazo rukimbaje. Narikibaje ariko buretse unyemerere nkubaze iki kintu. Kubera iki? Ibyo nabyemera ko ishobora kureka avuga ati wenda uyu mwama n'izindi mpamvu zayo zitandukanye ntabwo ivanga. misiyo namuzaniye ku isi irarangiye reka mu cyure. Hatejo wenda atavamo. Kuki yarabireka bagapfira mu byaha. Kandi mu by'ukuri Imana iradukunda. Ntawe yaremeye yifuza kurimbuka azarimbuka. Umva nyine. Twese bikunze kubera ko yaturemye dukunda. Yego. Twese Imana yaturemye dukunda. Nawe rero ushobora kuko nimba uri umubyeyi sibyo niba agiye mfite umwana ngiye ndamutse ngize uwo mugisha wo kujya kubyara umwana hanyuma nkareba ukuntu future ye imeze nkareba ubuzima azabageze ku isi asanga azabaho nabi. Ariko mu kiganiro gishize narabikubwiye. Nakubwiye uko mbyumva. Wambaye icyo kibazo kijya gusa n'icyo ndakubwira ngo Imana ishobora kuba irema umuntu ifite imigambi myiza kuri we atari imibi nk'uko byibona. Hanyuma iyo mibi ikamugeraho gute? None imibi rero izanwa na Satani. Kandi Imana ntitegeka umuntu ngo bigenze uko. Irakubwira ngo inzira imbere yawe hari inzira ebyiri byanditse. Hari inzira ebyiri. Hari inzira nziza hakaba n'inzira mbi. Ariko hanyuma wowe ukurikije ubwenge naguhaye n'umutimanama n'andi magayidensi yose ari kwisugiyemo. Kugenda uko uzagenda ubimenya ubisobanukirwe hanyuma uhitemo inzira ugomba gucamo ya nyayo ikwiriye. Nuhitamo inzira nziza aho
uzabura uwanjye tuzagumana kuko nibyo bakoresha nuhitamo inzira mbi ubwo uzabona ufite undi utoranije nawe muzagumana. ikibazo rero kikaba iki ngiki, hari ahantu umuntu atihitiramo, sinzi n'ibyo kintu turacyumvikana henshi cyane rwose. ndajya ngwingera nk'uko nakubwiye Sawuli nako Esawu na Yakobo, buriya uruhare Esawu yagize mu kunyagura umugisha n'uruhu, uruhare Esawu yagize mu kunyagura uriya mugisha yari atumwe kandi arubaha. ijambo rya mbere yakoze yatumwe nande? yari atumwe na se umurego. ikintu cya mbere yakoze urakizi? yatanze ubutware bwe arabwiyambura kubera inyama, kubera ibiryo ashonje. hanyuma kuki iyo Imana cya mbere cyo yari ibizi ko ubutwara ari ubwe, noneho ishyigikira umuvandimwe we awiba mu buriganya. Imana ubwo buriganya irabwemera, ituma umugisha umugeraho kandi ari uburiganya, kubera ko ajya kwigira ajya kwambara nose ise mbwira umugisha wamugeze, ajya kureba se kugira ngo amuhe umugisha wa nyuma. ibyo byarabaye uruhu. uretse gato Imana ibyo bintu irabibona, uretse nyine irabishyigikira. baburetse umuntu yiba umugisha arawiba, ariko buretse kubaza uyu mugisha ko yawibye mu izina amaze kuwutwara uko nk'uko bawumwatuyeho byagenze buriya yarawuhawe cyane ko n'ubuzima bwe byamuhiriye. ubuzima bwe iki cyamuhiriye umugisha yari ashatse, kuko nese yari yicujije. wasomye neza uriya muhungu akimara kuva kwa se uko byamugendeye, urugendo yagize urarusomye. urugendo yagize ntabwo rwari rutarimo umugisha, kubera ko wenda nujya tuzana wenda ibyo abagore be byamunaniye akuze, ibyo ntabwo byari biriya pati y'umugisha. wifuzaga ko tubivugaho, reka tubivuge. hanyuma noneho abadukurikiye muri komenti bazatubwira ubu ngubu nkubwiye ngo hawe umugisha, sibyo? sinzi icyo wita umugisha icyo ari cyo nacyo uraza kukimbwira ako kanya, ariko njyewe icyo numva wakwita umugisha kwaba ari uguhirwa, sibyo? kwaba ari uguhirwa no gutambuka ibibega muri buno buzima, kugubwa neza, ni ukubona aya mazu nk'uko abantu bavuga ngo mugiye hanze mubonye amazu, murashingiwe, murabyaye, mufite mbese muguwe neza, urahiriwe nyine, ubuzima bwaguhiriye. noneho reka nkubaze, umunsi Yakobo yavuye iwabo bwa mbere ntiyahavuye ahunga? yego, ariko yego reka tuze ngo tubyinjiremo, wibisoma ngo binyure hejuru, ahubwo injiramo unisanisha n'ubwo buzima uyu muntu ari kubamo muri icyo kintu turi kuvuga. harimo uwuhe mugisha? urahari cyane rwose. uretse icya mbere ndabyumva, ariko reka tukivugaho buretse Bibiliya buyizi, n'ubundi niyo turi kuvugaho. umuntu yari ari iwabo, ari mu biganza bya mama umutonesha umutetesha nk'uko wabivugaga, ko biragaragara ko nyine yamukundaga cyane, sibyo? ari nawe wamubwiye ati genda ubigenze gute, nuko yamukundaga cyane gusa uko yakundaga uwo muhungu wundi. kandi unakurikiye wasanga ahubwo uwo papa wabo we yarakundaga umukuru, nyina agasa n'aho akunda umuto. niba uzabisomere buretse rero dukomeze. umuntu avuye mu biganza by'umuntu wamushesaga, yarabereye sheri ishusho, yarabereye umwana shira nikubita, sibyo? ariko icyo cyo waburetse umvaga agahinda k'uyu muntu. icyo ni Imana ivuga ko uzasiga ababyeyi ukajya gushaka ubuzima, ukajya gushaka ugasanga wowe wenda ukunda icyo nshaka kukubaza, ndagira ngo tugendane muri uyu mugisha uriho uvuga yibye hanyuma ukamuhira. uzi umugisha wamuhiriye? waburetse sindahagera, tunamenye ngo wamuhiriye kuva ryari. igenda kubwira ko wamuhiriye, ariko nyine nicyo shaka ngo twinjiranemo kandi tukiganire nk'abantu bari kukibamo. baburetse umugisha wamuhiriye n'ubu icyamuhiriye buriya uri n'umubyeyi we, nicyo cyiza, icyo cyo urakindusha. n'ababyeyi badukurikiye ndabizi ko ari benshi barabitubwira. buriya umuntu ubyaye umwana wumva yagera ku rwego rwiza, agakura wenda akanamubona yateye imbere, yagutse se mu buryo bw'umubiri cyangwa n'ubundi bwose. hanyuma buriya ko Yakobo akomotse ko n'amahanga, imiryango 12 yose bari abana bande ba Yakobo. nta mugisha Imana ari gutanga urutubu kubona Isiraheli. iyo ngiyo tuvuga ubwoko bw'Imana bwarakomotse kuri Yakobo. nawe ubyaye umwana akaba ari we ubwoko bw'Imana. umugisha Imana ubundi yatanze n'ubu. uretse gatoya, sibyo? uyu mugisha uriho uvuga turi kuvuga mu buryo bw'igihe uyu mugisha yawuherewe n'igihe wabereye umugisha.
tubyumve yego uretse kugira ngo nguhaye umugisha reka tugende gake ni ubuzima bwose ariko waretse tukagenda gake ihangane tugende gake yego yewe nakubwiye ngo reka turebe intambwe cyangwa se urugendo ruri kuva uyu muntu yibuye umugisha kugera igihe noneho wabereye umugisha n'uburyo wabayemo umugisha n'impamvu wabaye umugisha kuki iyo wibwa akabyemererwa uretse Imana ifite ubundi buryo yabikoramo ku buryo ise nta mukabaka reka tworoshye ariko genda gake tugenda uyu muntu akimara kwiba umugisha wa mugenzi we cyangwa wa mukuru we yego arawibye ingaruka ya mbere yagize yari mbi iya mbere yari ariko umugisha uretse se ariko urawumbwiranye yego ndeka nanjye mbaze gusa tugendane gatoya ndabyumva rwose yibye umugisha ariko jyewe nagashimishijwe nuko niba mpawe umugisha mbaho mu buzima bwiza ariko guhera umunsi yibye umugisha ikibi cya mbere cyamubayeho yavuye mu biganza by'ababyeyi ab'impunzi icyo twese tuzavamo dute babaretse yego wowe ntuzava mu buzima bw'ababyeyi neza nabi uzabuvamo wenda warumbwiye ngo umuntu azasiga se na nyina iyo umuntu asize se na nyina baramushingira bivuze ngo baragushingira bakagutahira urugo ku mugaragaro bakagukorera ibirori byiza ugatwara umugore wishimiye wahisemo wakunze mukajya kubaka urugo ugakora umuryango wanyu mushya aho muba mugiye neza n'abantu bazabasura ariko Yakobo siko byamugendekeye Yakobo yavuye mu biganza by'ababyeyi aho yari anezerewe aho yaraguwe neza aho yaryaga akaryama atuje nyina amubwira mwana waramutse yagira icyo mwana wa imuri ihangane gira utya agenda ahunze ariko useka nyuma uretse gato ahindutse impunzi akiba umugisha useka neza aseka nyuma akugashyiremo ibyo guseka neza birazanye n'umwana w'ikirara sindasoza reka tugendane gake ingaruka ya mbere yo kwiba umugisha akiwiba yahindutse impunzi nyuma y'ubuhunzi uretse ingaruka ya kabiri amaze kuba impunzi yagiye gucumbika mu rugo rw'abandi yego uretse ingaruka ya gatatu yabaye umushumba wirirwa bunga mu bisambu aho turacyari umuziki yumva ari uw'ibikoko ibyo nyine birirwana kuri iyo ngiyo aragiye intama aragiye sinzi ibyo byose yagiye yego yego nageze ku cya kangahe nari mvuze bitatu icya kane yahuye nacyo ni ugukunda umuntu imyaka ingahe 7 tekereza wakunze umuntu imyaka 7 icyo ngicyo rero baburetse oya ishyire mu mwanya wa Yakobo wumva uyu mubabaro wumva akagahinda ko gukunda umuntu imyaka 7 ukamukorera amafaranga wakamukoye uri buhembwa ayo wakoreye kugira ngo umuhabwe ugahabwa utariwe icyo kintu iki cyitwa uyu munsi ibi ni ibintu byagutera ni deception cyangwa deception igeretseho depression yego ariko itera ikintu cyabereyeho ikintu ni cya kangahe ongera ukora indi myaka 7 n'imyaka 14 y'ubucaka icyo kintu sindasoza yego ariko icyo kintu nicyo ariko reka amaze nkubaza umwana ufite imyaka 14 uzi n'abanga ndamuzi uzi ko uyu mwana aba yarize gardienne cyangwa nasari akiga primaire cyangwa primary imyaka 6 iyo ni ngahe imyaka ni buri 9 akiga segonderi abantu basoza bafite imyaka ingahe umuntu wize neza asoza afite 16 17 tekereza rero umwana ujya kungana n'umwana usoje segonderi imyaka 14 umwana wavutse wabyaye aba ari muri segonderi hayisoza uri mu burushyi uri mu mubabaro ukabona gushyingirwa uwo wakunze uwo ni umugisha baburetse gato wamara kumushyingirwa ukongeraho indi myaka yo kutabyara waramaze imyaka 7 ubana n'umuntu udakunda yego ukagerekaho indi 7 yo gukorera undi ikaba 14 wamara kubona wa wundi noneho wakundaga ugakubitaho indi myaka ntazi umubare yo kutabyara utununda ndahita nkusubirije yego rero wa mbere yari yarabyaye sibyo nabikize ku murongo uwo wose ni umuruho
ntabwo ari umugisha kandi yibwe umugisha. yego uri kuwumva? reka rero dukomeze, ukagerekaho gufata umwanya ukavuga ngo oya noneho ahangaha ndaharambiwe ndarushye. buriya aba aguwe neza ntiyari kuhava, ariko kubera ko ataraguwe neza yamaze kubona umubabaro n'umunaniro bimurenze afata umwanzuro wo kuhava, ndetse yatekereje no gusubira ahitwa iwabo. impamvu ni iyi, nuko yari azi ibyiza by'iwabo. umugisha we rero yawubonye ryari? umugisha we yawubonye kubera ko uretse gato, ariko mbere yuko tujya soma Bibiliya neza. nyuma y'iyo mibabaro yose ashoreye abana yabyaranye n'umugore mukuru yahawe adakunze, ashoreye umugore n'abaja b'umukuru n'abaja b'umuto, atwaye ibyo yakoreye harimo n'uburiganya. agiye he? yerekeje mu gice kiganiro aho atekereza ko Bibiliya yavuga neza. aravuga ngo mfashe umwanzuro uteye utyo, ubwo hari ibyo nsimbutse. yego by'uko yajyanye umugore nawe wibye igikombe n'ibiki byose genda biretse. afata umwanzuro uvuga ngo nsubiyeyo mukuru wanjye nashaka azanyica. yari afashe umwanzuro wo gupfa no gukira, cyane ko atarazi ikiri bube mukuru we yahemukiye namubona. ni ukuvuga ngo yari akiri umuntu uri tremarere w'umunyabibazo w'umunyagahinda. umugisha rero yawubonye ryari? umugisha yawubonye umunsi yaryamye ku ibuye ngo yiseguye ajya gusoma. ari muri iyo nzira agenda yiseguye ibuye arara ijoro, aribwo yakiranye na marayika. niba yarakiranye na marayika, niba yarakiranye n'Imana simbizi, ariko yari amaze gufata umwanzuro uvuga ngo noneho ngiye gusaba imbabazi, nanyica nyice, nandeka nkabaho n'abanjye tubeho. ari nayo mpamvu Bibiliya ivuga ngo yaretse abagore be abohereza imbere. aravuga ngo hari mukuru wanjye nabona abana n'abagore aragira impuhwe ndajya kumugeraho umujinya wandi akariye wagabanutse. ariko rero kiracyumva aho rero nyuma yo kwihana, nyuma yo gusaba imbabazi, nyuma yo ujya kwihana guhera mu mutima w'umuntu, ntabwo ari ibintu umuntu agenda asakuza. mu mutima we yamenye ikibi yakoze, mu mutima we abona ingaruka z'ikibi yakoze, arangije aca bugufi, Imana irabibona. ariyo kivuga ngo yakiranye n'Imana imukura itako, agenda yahindutse. aricyo twita agakiza. agakiza ni iki? agakiza ni uko jyewe nk'uko itako, agakiza ni uko hari ibyo ndeka, ingendo yanjye ihinduka mu bundi buryo. hari njyewe Jani, hari n'undi Jani wahindutse utakiri wa wundi. nyuma rero yo guhinduka kwanjye nibwo nakira umugisha w'Imana. nyuma yo guhinduka kwa Yakobo nibwo mukuru we yamubabariye, none habona umugisha wa nyawo. kandi igitangaje yasanze mukuru we yarakize kumurusha cyane. genda usome Bibiliya kuko Bibiliya iravuga ngo yaramurebye aravuga ati rwose igihe nta kintu mbuze, n'ibyo waje kuntura ijyanire. hari ibintu bibiri, nta kibazo. hari ibintu bibiri ngiye kugaruka. mbere yuko Yakobo ahinduka, mbere yuko Yakobo ababarirwa, ninde wari ufite umugisha kurusha? yego hari ibintu bibiri byonyine. niwe wari ufite aho yari mabara, cyangwa ni mukuru we yagarutse agasanga ameze neza? hari utuntu tubiri ngiye kugarukaho mu bintu byose wavuze. abantu babyumvise, ariko hari utuntu tubiri twonyine ndagaruka. nta kibazo ndakunda, natubikaga. akambere karagira kati buriya tubikuye no ku bwa kera, reka tubisanishe n'ibihari ubu. ikintu sosiyete nyarwanda cyangwa se n'isi muri rusange ihanganye nacyo, ikibazo cyugarije urubyiruko cyuko bakeneye gukira vuba. atangira business aka kanya, nkaba numva ko mu myaka 2 ndahita ngera ku byo runaka yagezeho, turi gukorana mu myaka 5 iri imbere. umuntu akaba yarakoze imyaka 10, ababona ari umukire wenda dukora business imwe, nanjye nkumva ko mu myaka 2 ntangiye ndahita nkira. icyo ni ikibazo gihangarikije na sosiyete turetse na kera turetse n'iyobokamana. hanyuma muri Bibiliya n'Imana ivuga ko umuntu abanza agacurwa, agaca mu bibi, agaca
mu iyo minzani yose ibanza gupima ubushobozi bwe, akabanza kongera no kwizera kwe, Imana ikamupima. Ibyo tubizi ku bantu hafi ya bose babaye ibikomerezwa ku isi yose. Umuntu arabanza agaca mu bibi, agaca mu ishyamba, agastragoringa, agahura n'ibibi kugira ngo abushyitse. ariko si Cyane kandi ko buretse cyane ko nabwo agera kuri urwo rwego. Nuko ba Dawidi babaye cyane ko arimo kubona n'icyo kuvuga. Reba Mose, Imana yabanje gurasaba ko gutegeka ko atabwa mu mazi, agatoragurwa akajya kurererwa. Imana Yabanze ni Imana, ni ubushake bw'Imana, kubera ko niyo yatumye umukobwa wa Farawo ari umutoragura ajya kumurerera mu banzi. Sibyo? Ni Yesu waje ku isi yigira umuntu, arabanza aca mu buzima bw'abo bantu. Ni abantu bose Imana yagiye ikura. Nawe Dawidi twavugaga, ni Dawidi wabanje kujya aho ngaho kugira ngo ajye abona n'icyo avuga. Urabizi ko hari ahantu yageze ariyara nawe, ariko ari yakwibuka ahantu yavuye, akavuga ati reka ngarukire hano. yego Akagera aho atamba umwitero ukaba ari umwami. icyo rero Imana ishaka. Abantu bose rero urwo rugero utanze ni icyo rwiza. nasasiraga, urwo rugero utanze ni rwiza. icyo nasasiraga uracyumva. Impamvu ya Yakobo yo guca mu ibyo bizazane byose, si uko atari yarahawe umugisha n'Imana. Impamvu yo guca aho hantu hose, Imana yagiraga ngo umuntu amahanga imiryango 12 y'Abisiraheli kugeza n'aka kanya niyo yavuyeho. Uwo muntu wari kuva ibyo bintu rero, Imana yagombaga kubanza kumutegura kugira ngo imushyire ku rugero rushyitse. Tekereza ariko umuntu wakiranyijwe na marayika. Menye kubaza. Tekereza. Kubera icyo utemera ko yari afite. Kubera icyo utemera. Kubera icyo utabifata mu bundi wowe utabishyira mu bundi buryo. Ngo uvuge uti Imana yari yarapanze kuzaha Yakobo umugisha. Sibyo? Genda. Ariko we nk'umuntu cyangwa se nyina nk'umuntu, kuko yari yaramenye ikizaba ku mwana wenda cyangwa hari amakuru yamenye, agahita ahubuka akihuta agakora ibyo atagombaga gukora. Yego, ariko ibyo noneho bigateza umwana ikibazo nayo wabyemeye. Ibyo ni nko kumwana isomo ry'ubuzima ukarimumukura mu ishuri. Bose ni isomo abumuhaye. Ndi n'urwo rugero nanjye ngo ibyo uvuze urumva ko wisubije. Ntabwo nisubije. Waho umwana isomo mukura mu ishuri ngo uri kumuha isomo ry'ubuzima. Yewe ntabwo nzi uko wenda ibintu byagenze mu by'ukuri. Ariko se nanjye nkomeje kubera icyo utabifata nk'uburyo atari Imana yenda yatumye biba kuriya, ahubwo Imana ikaba yaragenda gifata. Ariko nyamara usubiye iwanyu ugaca bugufi ugasaba mukuru wawe imbabazi, ukanamenya ko wakosheje n'amanyanga wagiye ukora ahantu hose, njyewe umugisha narakugeneye nawe ubu. Kandi koko yabikora muri directive cyangwa directive z'Imana, akakira noneho wamugisha na abundance. Ariko uwa mbere umugisha ubundi wa nyawo uzi ko Yakobo atawuherewe hari akira na marayika. Umugisha Imana yari yarawumuhaye yarawibye, nicyo kibazo. Imana kucyashyigikiye ko sinizera icyo. Ntabwo uriya mugisha yahawe nyuma yuko asabye imbabazi cyangwa nyuma yuko aciye bugufi. Ariko wari uzi ko Imana uriya ntabwo noneho wari umwiba, ariko umwibano yibye waramubabaje. Rero umwibano yibye urane wamukurikiranye umugeza akirana na marayika. Oya, hari n'Imana yari kimana se kiri umugisha. Kuki Imana ahubwo we yibye umugisha. Ariko Bibiliya nukurikirana urasanga nibyo nakubwiye ngo comparing, nakubwiye ngo pima ibintu bibiri. Genda usome Bibiliya urasanga umunsi yageze imbere ya mukuru, yarasanze mukuru we yarakize, yaranamurenze, yaranamusize, adakeneye nayo maturo ye n'ibintu azanye. Ariko rero hari ninde wari ubabaye kurusha undi muri icyo gihe? N'abadukurikiye badufashe binjira muri Bibiliya basome. Useka neza ntabwo ko aseka nyuma. Ushobora kubanza guca mu byiza nge nkazaza. Niyo mpamvu murabanza no kwitegura. No mu buzima busanzwe urabanza ugakora, ukagera kuri etape wenda yo kuzigama. Sinshaka kubyinjiramo cyane. Gushora kugeza ku rwego uzaba umuherwe. Nta guhera hejuru. Uyu munsi sinshaka, sindi bubyinjiramo cyane. Kuko jewe sindi umunyapolitike. By the way, sinshaka kwinjira muri ibyo bintu cyane. Ariko reka nkubaze, uyu munsi nyuma yuko ese nire bigeza kubwira ko Esawu yigeze atagira umugisha? Ntabwo yagize ko nko Yakobo. Ninde wabikubwiye? Ntabwo yagize nko Yakobo. Cyane ko ubuzima bwe yarinze apfa abyicuza avuga ati umugisha nawo guranye iki? Nawo guranye kuri jya mu buzima busanzwe. Turetse yewe sibyo? Yewe. Jya mu buzima busanzwe.
wemera ko iki gipande cy'Abarabu hose batubwira yuko bavuye kuri Esawu. we urakoze. None bano bantu barakennye kuri iyi ntambara bahorana bazajya gushaka Esawu ahubwo urana se kuri wagiye Abarabu igihugu uyu munsi reka twifashishe geography ho gato niyo tabigira nabwo sinshaka kubyinjira ariko kagakara kuncika nkavuge kataza kuncika. Israel ni igihugu kiri munsi y'u Rwanda ku buso ndabizi ariko Israel ihora ihanganye n'abanyayirani. Igihe cyo nashaka kuvuga ni aho hose hori ntambara muri za Syria barabize n'ubundi ariko na Dubai na Oman barakize. Ako nagace kamwe reka bitubyihore rando mu rucuzi ntabwo nshaka kubyinjira. Icyo nashaka kuvuga ni iki nashaka kuvuga ngo nubwo yari yawibye Esawu ariko Esawu nawe ntabwo yabaye umukene nta nubwo yabayeho nabi yakize mu buryo bw'Imana yamuhaye. tuve no musezerano rya kera kugira ngo rero uyu mugisha nubwo yari yawibye ariko igihe cyose yari yawibye atawuhawe n'Imana cyangwa se ataciye bugufi ngo yicuze yihane ikibi yakoze, uwo mugisha ntiwamubereye umugisha ahubwo umugisha wamubereye umugisha umunsi Imana yamuhinduriye izina. Erega banza wumva umugisha yawuhawe bya nyabyo. Umunsi Imana yamuhinduriye izina amaze gukira nawe iramubwira ngo ntukitwe umuriganya. Yakobo sirikiri ryawe ntirikiri ryawe kwitwa Yakobo ahubwo uyu munsi wiswe inde. umva ko kana uwo munsi nibwo yagize umva kakana nyuma yo kuri Imana hari ingero nyinshi yagiye iduha zishobora gusobanura icyo kintu umbwiye. Mu isezerano rishya hari umuntu witwa Ananiya na Safira. Abo bantu bagurishije isambu baguze kera umuntu wenda iyo yabaga gurisha isambu aho guteganya utegetswe ukuraho nimba ari icya 10 wenda ukaza ukitanga mu rusengero. Abo bantu bagerageje ari umugore n'umugabo. Ananiya na Safira nabo mukege ni mu isezerano ni isezerano rishya nabeto niyo ukuntu bisobanuye nabyo sibyo ariko reka dukomeze. Ntacyo uri kumva mu kimba cyo kuvuga ngo twagurishije isambu wenda twagurishije ifeza 5 reka dukureho icya 10 tubyimana cyangwa se tuzane dushyire hamwe nkuko bari babipanze. Baraza mu rusengero barazanye bashyize hamwe baragiye bagiye kugenza hanyuma bo baraza mu rusengero babeshya ibyo bagurishije kugira ngo batange biki. Abo bantu kuburakari bw'Imana kubera ubwo uburiganya basubiremo yego bwa gatatu uburiganya ntibushyigikira kubera ko yahise ibikorera aho. Niyo mpamvu rero wisubije urumva ko wisubije Imana ntigeze ishyigikira uburiganya bwa Yakobo. Uretse ni nayo abantu yabakoreye iki niyo mpamvu uburiganya Yakobo yakoze abantu yabakoreye iki arabahaniye ako kanya yahise yasamura ubutaka kivuga ngo Imana ntishyigikira uburiganya. Rero icyo gisubiza kuri bya bindi wavugaga Yakobo akimara kuriganya umugisha ku bwenge bw'Imana w'umuntu. Niba Imana idashyigikira uburiganya kuki hari umuntu umwe ukora ubwo buriganya Imana igatuvuta ibisimbyihangane direct ugahita yasamura ubutaka bukamumira nkuko yabwiye Mukaroti ngo nuramukuhindukiye umuntu uzayo agahita hinduka inyungu yasubira no mu kuki Yakobo yamuhagazeho subira no mwiriganya ntagire icyabo Imana ikakomeza ikamuhagarara no mwiremwa ry'isi naho hose yabwiye Adamu na Eva iravuga ngo nimugira mutya bizagenda gutya. Ni ukubera iki rero hari uriganya ibyo bintu direct Imana igahita ivuga iti umusimbyangana kubera ko nanga uburiganya hari undi bikora Imana ikaba nk'imvugiye ikamuherekeza ikamurinda agaca mu ishyamba akaragira Imana ikomeza bati Yakobo yari umwana icyo kintu uretse Yakobo yari umwana icyo cyari kintu. Icya kabiri Yakobo umuntu wamuyishije kuriganya ni nyina ntabwo byari bisanzwe biri muri kamere ese uremera ko uretse sindasoma. Icya gatatu Yakobo Imana yari yaramuremye igambiriye kuzamuha umugisha mu busanzwe muri plani zayo uretse nyine yamuremye ishaka kuzamuha umugisha kuzamuha umugisha. Thank you. Yamuremye ishaka kuzamuha umugisha iratubwira ngo hari imirimo mfite imirimo ngambiriye ibyiza kuri wowe sibiri buri muntu aza mu isi Imana imurema ifite ikimutumye gukora ushize narabikubwiye twabivuze. Niba Imana yari yararemye Yakobo kugira ngo izamuhe umugisha wo kugira ngo azabese sibyo w'amahanga noneho we bimwe wavugaga agashaka kubikora yihuse anyanganye iby'abandi ariko kwakora ubundi ari ibye
byari ngombwa ko igihe buriya wenda nshobora no kuvuga wenda nkavuga ni wenda iyo ataza kumvira ijwi ry'Imana ryavugiraga mu mutima we wenda ngo ace bugufi ntabwo yajya kumvira kandi Imana yamugeneye Imana yashobora no kuzaremura none se iwemera ko Imana kugira igihombe yaguhombye amugari iyo ni imigambi y'Imana iyo migambi rero impamvu rero twitonesha y'umwana w'umuntu dore impamvu twitonesha niyo ngiyo rero hari abantu bafite umugambi mwiza hari abantu bafite umugambi hakabaho nawe ufite umugambi cyane rwose Yuda yari umwana wo kurimbuka kuva remwe na mbere no mu isezerano rya kera byahanuwe ko azavuka kandi azavukira nta kintu ari gukora ngo ahindure niba yaravutse ari dayimoni oya Imana nicyo yamuremeye kuzaza akagambanira Yesu kuko no mu isezerano rya kera byahanuwe Yesu ataranaza uriya yari umwana wo kurimbuka pe ijana ku ijana n'umwana wo kurimbuka ushaka kunyemeza rero ntari bwemere niki nawe iyo ushaka kwemeza nuko ushaka kunyemeza nuko misiyo yo ku isi ihari ariko ari Imana yatoneshe ko bati mwana wanjye wowe nzakurema inzira zose uzacamo nzakugira se w'amahanga ninjye ni ubwoko bwanjye buzava muri wowe uzitwa Isiraheli muri ya gahunda muri ya gahunda Imana yaremeye kuri buri muntu ibyo azakora n'umugisha n'umumara azamara ku isi hiyongeraho gahunda y'ibikubwira ngo dore jyewe nakuremye ngambiriye ko bizagenda ko uzakora ibi n'ibi sibyo ariko uzagenda usoma ibintu byose biri muri Bibiliya ni harimo amaprincipe akomeye cyane ivuga ngo muzagira gutya nanjye nzagira gutya yego nimugira gutya nanjye nzagira nimugira umwete arakantu uri gutaruka iyo rero ikuremye cyangwa ikandema iba ifite aferi yagambiriye ko nzakora ibi nasi uko bizagenda ivuga ngo najya uretse gato oya ndagisubiza uko nyumva jewe sinyisubiza nk'Imana kuko sindi Imana ngeze kuvuga ngo ntabwo ngiye mvugira Imana sibyo icyo akora mvuga iby'Imana yakoze sibyo icyo ntekereza kuri jewe numva nkomanya nanjye muri njye nuko Imana irema umuntu ifite ikimwohereje gukora mu isi buri wese afite icyaje kuhakora sibyo n'ubushana arakivuze ikintu noneho we yagera ku isi Imana ikaba ifite plan ikavuga iti uyu mwana ngiye nagambiriye ko aziga sibyo segonderi akiga universite akiga PhD akaba wenda tuvuge docteur akazavura abantu sibyo ikamubwira iti rero mwana wanjye dore mu bintu ngo pakingiye harimo ubwenge harimo ubuhanga harimo minerivare harimo ubuzima buzira umuze ndagupakingi ibi bintu ntuzabyangize bizakugeza hariya ukora ibyo ugomba gukora nagambiriye bizanyura aha nugerayo uzankorera ibi nubisoza uzangarukira sibyo igategura n'inzira uzacamo inzira zose uzacamo ikagenda izigorora uzaca ku muhanda uzaca muri uyu muhanda uzabona umuntu agufasha gutya nyine biba yashyize ibintu byose ku murongo uko bizagira iba biri ku murongo wajya guruka akubwira ati rero uragiye ariko inzira yawe hari imbere yawe hari inzira ebyiri oridikana neza guhitamo uza waburetse yego nyine urumva rero waburetse ariko imbere yawe rero ubwo hari inzira ebyiri ziteye zityo hari inzira nziza hakaba n'inzira mbi jewe nkwohereje mu nzira nziza uramenye uretse gato nguhaye ubwenge bwo kumenya aho ugomba guca yego nguhaye umutima nama wo kumenya aho ugomba guca yewe nzanabana nawe niwemera ko mbana nawe tuzagenda mu nzira zose kintu uko cyumva ko kimeze ariko hari ugiye hariyo n'indi nzira mbi yego iyi nzira mbi nuhinyuramo izaguteza ibibazo yego izatuma umugambi wanjye nagambiriye ku buzima bwawe wanjye reka da Imana ntabwo umugambi wawe wakangiye iburi kimwe kirakorwa urangiye nta muntu umwana w'umuntu uretse w'ibihaka ariko hari urugero nagukarana gwese niba uretse ko mbaze nsoze Yesu bamuzana umuntu utararebaga uretse gato ibyo wibivanga si nk'ibisa birasa ibintu bidasana ibintu Imana ibintu Yesu yasubije ari bazanye uwo nyine banza wumve bigaragaza ko umuntu Imana yari yaramuremye yaragambiriye ko azavuka ameze gutyo uko nta cyaha yakoze urakoze cyane ari kwigambirira ko azahura na Yesu naguma muri iyo nzira uri kubyumva ari iki gihe ushobora kungambira uyu muntu mwohe uretse uyu akavuga ari uretse gato uyu muntu ngewe ndi Imana mwohereje mu isi afite ubumuga
kugira ngo hari impamvu niko kazi bohereje gukora. Niyo mpamvu hano uwo irema ikavuga ati imurwereza ari indaya nagenda bindaya cyane nimba ishobora nimba jewe uretse gato uyorohereje ku isi mwohereje afite ubumuga ariko nta byaha afite. uwo muntu ufite ubumuga nta byaha afite. Imana imoye iki jewe nta byaha afite. je imoye iki impamvu mwohereje afite ubumuga tekereza uretse gato hari misiyo mwoherejemo y'abantu bafite ubumuga. urakoze cyane. Niyo mpamvu Imana yaremye indaya irabibwira ntabwo ndemye umuntu w'indaya. none se uriya muntu Yesu yavuze w'icyo kintu hari ibyaha bariho bamurega nta na kimwe gusa baravugaga nawe yaravuze ngo uyu nta cyaha yakoze. yaramubwiye ngo nta cyaha yakoze sin'ikinkomoko. gerageza nyine wumve ndi kuvuga rero noneho uyu muntu Imana yamuremye afite ubumuga imuha misiyo yo kugira ngo agende afite ubumuga ariko iteganya igihe azakirira. Kwete ngiye hisemo uretse konta n'ubumuga nuko ari Imana nyine niyo mpamvu rero bitandukanye. niyo mpamvu ushobora kumitiramo ibyiza rero cyangwa ibi oya ibyo bitandukanye. none se kuki uyu muntu yamuremye afite ubumuga ariko Yesu akamuhamiriza ngo nta cyaha? uribaze nawe kuba naratoranyijwe nafite icyaha Imana yamuremye nyine nta cyaha yakoze. utekereza ko Imana yavuze ngo wowe kubera ko usuzuguye urugero yego kubera ko usuzuguye kubera ko usuzuguye inkingi y'umwe uzaba kabarore ku karubanda ukoze ikibi wari muzima naje no kugufasha yego nanagukurikiranye naje no gutaba no gukiza mu nzira ukiri muzima. impamvu Imana yabatabaye kubera ko bari bazima bazanye bafite umuco wa Aburahamu wo kuba ari bazima badafite ikosa bigera naho uriya mugabo avuga ati nimufate umukobwa wanjye babandi baje muri bya byaha mufate umukobwa wanjye. uriya muntu yari akiri muzima ariko umunsi yasuzuguye icyo Imana imubwiye yari atandukiriye avuye mu nzira Imana yari imubwiye ngo komeza imbere atandukiriye ateye ikirenge mu rundi ruhande rw'indi nzira ya kabiri imwe twavugaga aba inkingi y'umuntu. Imana bangu bakabarore ikintu kirabazwa Imana. ikibazo rero nicyo nawe icyo kintu kirabazwa Imana. impamvu kibazwa Imana ni iki? hari usuzugura Imana igashyigikira ibyo bintu bibi. ninde urugero ingero nyinshi ziranagenze ariko icyakabura kanyiguye Yesu ku musaraba ajya kwamba ngo n'ibisambo bibiri tekereza ko ariko hari akantu batumye ntasoza akantu wanyumvisha ko urasoza nawe urakambwira reka mbaye soza icyo natangiye nari ndi kuvuga ngo Imana irakubwiye ngo ugende uzaba doctor. yego noneho uriya nzacamo uko nziga yanzira imwe y'ukuntu uzaba doctor rero yishyizeho y'ukuntu uziga ukuntu uzamererwa neza ukuntu uzakira ukarya ukanywa ukaba doctor. ugeze hano mu mwaka wa mbere wa segonderi yego wanyu wenda nagwaye wanyu bazima bakugira inama ababyeyi beza bahora yahaye izo nshingano kugira ngo bishyure ayo mafaranga y'ishuri ikabaha n'ubushobozi. hanyuma wowe rero uragiye ugeze mu nzira hagati uratandaraje. Imana ntibye irangarura uretse ngo ibintu byose birashoboka ko nta kinanira Imana. yarakubwiye ngo imbere yawe hari inzira ebyiri ubwenge naguhaye n'umutima nama ibyo birakuyobora bikurinde bituma ufata imyanzuro wakana inzira Imana yampaye hano yewe mwana w'umuntu nyine ndinde yanditse rega niba navuze ngo uraca hano ariko si byanditse yewe umwana w'umuntu wowe waje kubyanditsa ndi under control y'Imana ndinde wo guca hano under control y'Imana ariko ni na under control niba ugomba kubaho ubuzima nk'abapasiteri ngazigisha abantu ndinde wo kwanga icyo kintu abo kari nkaho usanga umuntu ari kubwiza Imana ageze aho atitse amaguru ariko mpaka Imana ikamwiruka ikavuga ati mpaka wabyanga waje mu nzira yawe mbi nzakugara mu nzira yo nese nta bantu babaye igihe bakaba kabarore burundu ntibagaruke. icyo rero icyo kibazo kuko kera bakabura ntibagaruke Imana abandi ikabatoranya ikazana akantu k'akamenyane ikabikururira ikemera ikabaca amaguru ikabagarura kuri ikabiyegereza uriya muntu abandi ikabaha umutima. ese ndavuga ko Imana ica amaguru ishobora guteza ikintu kibi gituma wongera kwibuka aho wavuye. urugero wanyibwiriye kare uretse wanyibwiriye kare ngo ko hari abahibuka baba barahavuye ariko ntibemere kugaruka. Imana rero iravuga iti niba unabyanze n'ibintu wari ufite urugero na Yobu Imana ishobora kwambara n'ibintu byose ariko ntabwo yakoze icyaha ariko ikintu ndikubwira Yobu kugira ikibazo kuri we ntabwo byatewe n'icyaha yakoze ariko nashaka kurira kukuvuga ko Imana
ishobora kureba ibintu urimo ikavuga iti uyu muntu ibyo ufite byose nabikwambura. Imana rero ikikora, Imana ikikora igutumaho iyo ibona watangiye gutana. Ugitangira kugira umutima wo gutana igutumaho mu buryo bwayo kavuga ati ariko wagarutse koko wakwihanganye umutima wawe gashaka koroshye. Dore nyabuneka inzira nakuremeye niyi wica mu yindi nzira wabyanga. Iyo byanga ibindi pakuga iragerageza ukayiranira ukayinanira ukisangira so satani. None se satani ntariho hari igihe kukurekura ariko Imana igufite mu kazi ntikurekura. Iki kintu nyabuneka abadukurikiye umusaraba ibisabo byaribire mw'abantu uretse abakorera Imana mu bitandukanye abapadiri abatandukanye bazakitubwire kuko ndabona umusaraba ibisambo bibiri umuntu kumva birago ibisambo byari bimanitse ariko kimwe Yesu yagiye umutima ureka kwinangira iravuga Yesu wowe ugihaye umutima ari Yesu utanga bombi bari bafite imitima uretse Sawuli ndi watumye yindukira Sawuli ndi watumye yindukira bombi bari bafite imitima hari bayifite umwe rero yemera guca bugufi nkuko twahereye tuvuga ngo Yakobo yashyize ubwenge ku gihe asanga ibyo arimo ntawe bizamugeza yemera guca bugufi konje mu isengesho rya nsenga buri uwo mutima w'umwe rero waciye bugufi mu isengesho wemera gukurikira Kristo undi akomeza urinangira ukurikira ubwami ni bubiri ngiye mu isengesho nsenga ubwami ni bubiri njye Imana ngo ubwami bw'Imana hari n'ubwami bwa Satani mu isengesho ryanjye buri muntu wese rero asevinga cyangwa akorera ubwami bitewe n'uko byumva mu isengesho ryanjye nyamvuga ngo mana umutima utanangiye ubu ni wowe kumenya ibyawe hari undi rero udanasenga noneho nimba nsenga ngo mana umutima utanangiye kubera ko hari ibintu byinshi by'ibirangaza uvuga ati mana ibinde kunangiye nta muntu urabwira utari ko nyamara Imana akabwira ati gisuri kuvuga Imana kuvuga ukuri uwo muntu arahari ariko uwo muri Imana iramutse imushatse ifite inzira zirenga igihumbi yakoresha impaka ikamwizanira urugero nka Sawuli yabafashe ubwako bw'Imana inshuro ibihumbi ariko agenda nigeze kubaza umuntu Imana yavuze ati uyu muntu kubera ko agomba kunkorera ibyo bigira byose ndamuzana. Imana ishobora kugerageza ikagucisha igucanga urebe byibura kuca urugero Imana nshaka nayinanira jewe irakugerageza kugerageza ariko ushobora kuyinanira ntago bishoboka. Imana nayinanira mwabantu mutugirira muzadufasha Yesu we Imana ntago wayinanira complete sinanziye wenda sinciyiteka nabwe ngo abantu murabona bananiranye burundu uzahera kuri comment z'abantu. Imana ntushobora kuyinanira gute stayinanira Imana ntushobora kuyinanira muri buno buryo ishobora kukubwira ati rero wa mwana we urukumva urugero nkanjye kungana nkagenda wenda nkakora ibyo ndi gukora nkahirwa nkabona amafaranga nkatunga nkubaka ese cost uribuka ahantu wavuye ujye gufasha abantu cyangwa se genda niki nakuremeye niba wemera nkanangira niba wemera byose biremera bikayoyo waburetse gato niba wemera ureba ukazayikora uri wemera ko Imana ibaho wemera ko Satani abaho Satani abaho ariko ntagarusha Imana imbaraga niki cyamuzanye gukora se niki akora ubundi ashinzwe iki Satani impamvu aturusha Imana imbaraga oya by'imbaraga bireke Satani ashinzwe iki mwiza ashinzwe kutuzanira ibibi nyine wemera ko Imana avuze ngo wasuguhisha no kuvuga wemera ko hari abantu bazaba be abariko n'Imana ngendemera ko Imana izadutanga urugero ntabwo Imana yo yaravuze ngo impamvu Satani abwiye Imana ngo impamvu uramuna kubaha nuko wamuhaye ibintu Imana iravuga iti ibyo bintu ndagwa uburenganzira icyo ngubye n'ubugingo urikumva impamvu Imana yanambye kuri yo buniye nuko Imana arize umutima wamuhaye yarize umutima wamuhaye yaravuze ati buri Imana ntabwo akemera gutsindwa yaravuze ati jewe ura muntu icyo nkwimye n'ubugingo bwe bivuze ngo Imana ari bizi neza ko yarebaga imbere ye kuba tura muntu umutima ngenda muhaye ni umutima ukomeye umutima wihangana ese wari kwa mugani ikibazo Imana kwikoreza ibisi ko wagishobora yego hari ikibazo Imana ese wemera ko hari ikibazo Imana ikwikoreza hari n'icyo twiyikoreza hari n'icyo Satana twikoreza cyane mera ko Imana ibigereza amanzi nashobora ni uko ibona ko nabyihanganira nakubajije wowe wivanga uri kuvanga ibindi kwazi mukavanga n'ibindi nakubajije ngo wemera ko hari ikibazo Imana twikoreza ukemera ko hari n'ikindi twebwe twiyikoreza wemera ko hari n'ikindi Satana twikoreza nje nta kibazo nakwiyikoreza na Satana nta kibazo yanyikoreza utakiyikoreza nakiyikoreza gute se umugambi wanyu uri mu urugendo bwose umugambi w'Imana ushobora ku buzima bwanjye nabago n'isengesho nsenga ndavango Mana umugambi awusohoye kuri reka nkubaze ibyo nyifuza ndabizi ko atari ibi umwana w'imyaka 17 sibyo winjiye mu rumuri yarari mu ishuri Imana yashyizeho uburyo yiga afite amanota meza yamuhaye na bwa bwenge twahero ngo za IQ
sibyo ese buretse gato uyu mwana agahura na bagenzi be bakamucisha mu nzira mbi agatangira kunywa urumogi akaba ararucuruje akarushyira mu bandi umwana bakaba ese umwana atangiye kwitekerezaho buretse gato ashobora kwifatira umwanzuro banza wumve uyu musore baramufunze uyu musore ni Imana imuhanye cyangwa niwe wabyishyize niwe wafashe inzira yo arabyemera kuko ntabwo abasore bose bari hano mu mujyi wa Kigali cyangwa n'ahandi bose ntabwo banywa urumogi nyine umuntu atajya kwitekereza sinakwiga wundi umwana w'imyaka 15 ndabitekerereza sinavuga 17 nahere kuri reka ntacyo afite baburetse gato nyine nicyo nakubajije ngo uyu muntu wiyemeje kuva mu nzira nziza akava mu ishuri naho hajya tirimira rero uyu mugambi w'Imana yari yarapanze ko aziga ishuri imyaka 6 muri segonderi imuha ababyeyi ibaha ubushobozi bwo kubasha kwishyurira ishuri nta kintu uyu mwana w'umusore yabuze ariko we agize atya agiye mu rumogi ananiye ababyeyi Imana ahaye inshingano zo kumurera agiye mu bindi agiye gufunga uyu mugambi nta udevye uyu mugambi nta uvuyemo iki kirenge ntateye ava mu nzira Imana yari yapanze nziza yewe turi kumara ikiganiro ariko ndagusabye utanga umwanya nkubwireho akantu gato kukuntu ugenda arangije kwiga n'inzira byaciyemo Imana igushaka ntabwo ushobora gutanira niba ufite 30 wowe iyo nzira byaciyemo ni Imana ko ushobora kubona niba yarabaye itari yoroshye nuko wagize ukavuga uti oya reka nongere subire mu nzira ngerageze nshakiremo ubuzima ndebe ko bikunda none se reka ngubwire niba ufite imyaka 30 niba ufite imyaka 30 cyangwa na 40 ashobora kugenda mu gikundi ninde ubagarura ni ineza y'Imana niyo turi gusengera ni ineza y'Imana ihora ubagaruzi neza yawe banza nyine wumve banza wumve nyine ineza y'Imana ihora ihari ku buzima bw'umwana w'umuntu iteka byose iyo yemereye iyo wemeye kuyakira intama 99 mwizu akajya gushaka intama inyanzimwe uwo muntu Yesu yashyizeho ubutware bwo kuvuga ati Imana uyu muntu reka mugaruzi neza yawe yego Imana igaruza nawe urabyumva uvuga ijambo riryoshye reka hari amagambo meza uvuga rwose igaruza umuntu ineza ntimugaruza intambara wowe rero njyewe nimba Imana isaba ngombo wayo nkabyanga naba ndi igipfamatwi amaherezo nzaza kandi nzayikorera wumva utabona Imana urayikorera ntushobora kuyicika uretse nkubwira ntushobora ibi bintu uvuga abantu badukurikiye bazadufashe badushireho comment bagira ikintu babivugaho noneho n'abakorera Imana babivuga ko bakorera Imana nabo bazagira ikindi kintu babitubwiraho tugume tubisangiye twese kuko ni ibintu bikomeye Imana yo mu ijuru Imana data wa twese Imana idukunda ituze nadusobanukiwe Imana itwohereza mu isi kubera impamvu igira uko itwohereza igira uburyo iduherekeza igira n'uburyo ibana natwe mu buzima bwa buri munsi ariko iyo tuyinaniye ingaruka duhurira no hariya ntabwo twavuga ko ari Imana yazidushyize ahubwo ni twebwe tuba twemeye kuva mu mugambi w'umugisha wayo tukajya mu bijyanye n'umuvumo n'ibibazo atanaba yapanze kudushyiraho n'abantu iyo rero twemereye Imana irongera ikatugarura tugasubira mu murongo aho twaturutse tugakomeza urugendo iyo kintu yewe numva rwose naba nkatiye aha cyane ko ndabona n'ikirere cyawe gitangiye nako si cyawe ikirere nacyo ndabona gitangiye guhinduka abantu mwe ikintu mbasaba kubana natwe ikintu tuba tugamije si ikibi si ibindi ahubwo ikintu tuba tugamije ni ukungurana ibitekerezo abatu tukaganira n'abakuru abakiri kwinjira mu gakiza tukungurana ibitekerezo niyo mpamvu ubwira ngo ntusige udakoze like udasharinze comment yawe igitekerezo cyawe tuba agaciro tuzabiheraho mu kiganiro cy'ubutaha tuganire ku bitekerezo byanyu kugira ngo dukomeze twubake sosiyete nyarwanda dukomeze twungurane ibitekerezo nicyo gituma tugera ku rugero rushyitse tukaba b'Imana cyangwa se n'indi myemerere yawe iyo ari yo yose ariko ikiza nuko nta kibi tugamije ahubwo tugamije kwigishanya no gufashanya reka ngushimire rero ndasoza nshima Imana cyane ikiduhagaritse iri mu buzima bwacu itubeshejeho
erega no kubyuka burya ukabyuka ugasanga amatwi yawe arumva, ugasanga umutima wawe uratera nyabuneka, ugasanga ukarambura akaguru ukumva birakunda, bwa bwenge bugihari. Ni ishimwe rikomeye mbere y'ibindi byose, kuko nyambwira abantu bavuga ngo ikintu cyose umuntu yifuza kugeraho, ibintu byose twirirwa tubwira Imana dufashe, yewe mfashe ibintu, ukabwira n'umuntu ntabara agira gutya, nuko ubwenge bwawe buba bugikora neza, ukibitekereza ukibasha kubibara, bukavuga ngo hari ikintu ubura, hari ahantu ugomba kugera, hari ahantu ugiye kujya mu gitondo, hari plan wari ufite uyu munsi. Iryo niryo shimwe rya mbere dukwiriye gushima Imana mbere y'ayandi yose, ibindi byose tugenda tubyongera. Ikindi dukwiriye gushima Imana nuko twayimenye. Njye ku ruhande rwanjye ndashima Imana ko nayimenye, kuko bifite icyo bimariye, bifite aho byavuye n'aho byangejeje. Ndashima rero Imana cyane n'uyu mwanya duhawe niyibuke. Ndashima rero n'abantu badukurikirana kuri GT TV Entertainment,